Nongeye kubaramutsa nshuti za Muganga Clement, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana ikomeze itwishimirane, ye kubishimira mwenyine natwe twishimirane twese muri rusange. Uyu munsi rero twageze kuri tere aho tujya duhamura imiti, maze iminsi tugera ahantu tukajya muri za hoteli twabwira ibiganiro, twabwira n'imiti igiye itandukanye, ariko uyu munsi twaje kuri tere guhamura dushaka imiti yavura abantu. Ku bw'ibyo rero tugeze ku cyatsi cyangwa se ku muti bita umunyuragisaka mutoya, murawubona ni uyu nguyu turi guhamura kugira ngo turebe uburyo abantu benshi twawubagezaho ukabagira icyo ubafasha. Uyu muti rero iyo uwufashe ukawuhuza n'umunyuragisaka munini, ibasha kuba yavura indwara y'ibisazi, indwara yo mu mutwe, kandi ikaba wabasha no gufasha ba bantu bafite uburozi bwabananiye, barivuje byaranze. Uyu muti ufata umukamato uringaniye mu kiganza kimwe, ugafata n'umunini nawo murawubona nguyu hano, twaje kuwugeraho rwose twayigezeho yose. Uyu nawe urawufata ikiganza gito kimwe n'undi kiganza kimwe ukayihuza. Iyo umaze kuyihuza rero ivura bwa burozi bwananiranye, yaba uburyano, yaba n'amahembe, Noneho natangiye mbabwira ku bijyanye n'ibisazi cyangwa se indwara yo mu mutwe. Ubwo nicyo ndi kubabwira rero. Iyi miti iyo uyifashe, ufata imizi y'uyu munyuragisaka munini, warangiza ukawufata imizi yawo mu kiganza kimwe, warangiza ugafata no mu kiganza cy'uyu mutoya imizi yawo, nayo n'uyu muti ubasha kuvura indwara bita ibisazi. Musigaye muyita ukundi kuntu indwara yo mu mutwe, ko ni ibisazi kuko umuntu aba yahindutse ukundi kuntu. Uvuga ngo iyo ndwara, uyu muti uragenda ukinjira aho iyo ndwara iri ku bwonko no ku mitsi y'ubwonko, ibisazi bikajugunywa iyo ngiyo. Naho ku bijyanye no kurutsa amarozi, ufata mu kiganza kimwe uko nabibasobanuriye, wamara kubihuza, ubwo umaze kuba ibiganza bibiri bifatikanyije gutya, noneho ukawusekura kuwutunganya, ufata amazi yuzuye agakombe, agakombe ka mililitiro 500. Izo mililitiro 500, ayo mazi ni amazi asukuye ameze neza. Gusa nkunda kubivuga cyane, hari igihe umuntu yaba yakurembanye, ntabwo uzarinda ngo ugiye guteka amazi, kuko n'undi nubwo ugiye kumuha umuti n'undi bahita bisohokana n'uburozi buri mu mubiri, ntabwo ari amazi azagwa mu mubiri. Abaye meza uyafite ni byiza, ariko utayafite ntabwo uzarindira ngo amazi meza umuntu apfe umureba ngo utegereje amazi meza. Uwo muti rero urawunywa, wamara kunywa ukagenda ugahiga uburozi aho buri hose, ukaburuka ukabwituma. Ariko uramenya utazafata uyu muti ngo uhe umuntu utateguye igikoma. Tuvuze ko bitunguranye, ariko igikoma kigomba kuba hafi. Yamara kunywa, hashira iminota 5 akanywa igikoma gishyushye cy'amasaka ya rutuku. Ubwo uko agenda ugenda umuha igikoma, akenshi dukunda kuvuga iyi miti rero ko irutse ikavanamo amarozi. Iyo urukije umuntu ntabwo burya aba akize, uba uvanyemo uburozi, ariko ingaruka uburozi bwateye mu mubiri w'umuntu ntabwo ziba zivuyemo. Ariho hahandi usanga bagiye kukuvuza uburozi, barakurukije, bamaze kukurutsa, urabuneye, uraburutse, wamara kuburuka ngo nakize, ngo nijajaye. Hashira umwaka cyangwa amezi runaka, umuntu akongera akajya hasi, uburozi burashibuka. Uba ugomba gufata umuti nanone ukareba ko bwashizemo. Iyo bwashizemo nturuka, ntunadiyara. Reka rero munyemerere rwose abakurikirana iki kiganiro, mujye mukigeza ku bandi, ukore share, ukore comment, kugira ngo abantu babashe kumenya iby'Imana yaremye, uburyo bifite imbaraga. Kandi nzi neza ko nufasha mugenzi wawe, ugafasha umuturanyi wawe, ukamugezaho iyi nkuru, ukamugezaho iki cyigisho, ukamugezaho ubutumwa, nawe Imana izaguha ikamba ry'ubugingo. Nyemerera dufatikanye tubashe kuvura izi ndwara ziri kwica abantu, kuko mu byanditswe byera handitswe ko ubugome buzagwira, abantu bazabikunda, bikakaza bakunda impiya, birarira. Uko kwirarira rero kuri gutuma umuntu aguhemukira kugira ngo akwereke yuko ngo arakomeye. Nta muntu ukomera, hakomera Imana, kandi n'ibyo yaremye birakomeye kuko bibasha kudukiza. Nyemerera wumva iki kiganiro, wowe wazahajwe n'uburozi, wowe uturanye n'umuntu wazahajwe n'uburozi, uyu muti uwukoreshe, ubundi uzambwira, kandi uwukoreshe nk'uko nkubwiye. Hari igihe ubwira umuntu umuti bitewe n'uburyo yarembye, bitewe n'uburyo uburozi bwamuzahaje, akavuga iki gikombe kimwe bambwiye ntabwo cyamvura, reka mfate 2. Oya, uramenye, waba umaze umwaka urwaye, waba umaze ukwezi, amezi 2, waba umaze imyaka 10, koresha igikombe kimwe uko nakikubwiye.
ukoreshe igikombe kimwe n'uwagikoresha kandi ugikoreshe wateguye igikoma cy'amasaka y'urutuku, umuti utakwirenza ngo muganga Clement ngo arimo arica abantu, ngo yamaze abantu abaha imiti ibica. Ahubwo wowe ukoresha nkuko nawukubwiye, nukugiraho ingaruka, izo ngaruka nzazirengera nzisobanura, ariko nuwukoresha nabi nawe ntuzanteze leta, kuko uzaba wiyishe, uzaba wiyahuye. Kandi iyo umuntu yiyahuye, iyo udapfuye burya baragufunga, kuko uba wishe umuntu, ntabwo biba bihagije. Nyemera rero wowe wumva iki kiganiro, Imana idusangize icyo bita ubwenge. Nawe niba hari amakuru ufite ku byaremwe cyangwa se ku bimera bibasha kuvura, muri comment rwose mujye mubishyiramo, kuko birakenewe, kuko ndavura nibyo, ariko Imana niyo imenya byose, ntabwo twese tuzi byose. Nanjye ntabwo nzi imiti yose. Hari igihe waba uzi umuti uvura indwara runaka, njye narawubuze ntazi nawe uherereye, cyangwa nkaba nkuzi ariko ntazi ahantu uherereye. Munyemerere dufatikanye, niba hari umuti uzi ntabasha kubona, ungezeho ayo makuru. Niba nawe hari indwara yananiranye, ubona ko yananiranye koko, uyingezeho tuyihangamure, ubundi Imana ikora ibitangaza. Ariko munyemerere dufatikanye, kuko ibihe turimo birakomeye kandi biraruhije. Ni igihe usanga ari icy'inzangano ziteye ubwoba, ugasanga umuntu arica umuvandimwe we, ugasanga umuntu arica umugore we, ugasanga umuntu arica umugabo we, ugasanga umuntu arica umwana we yibyariye, amuziza iki? Ngo atazamuha iminani. Nk'ubu nabaha urugero, nk'uko umuntu wafashe umubyeyi we w'umukecuru akamuvana ahantu mu cyaro, akagura inzu akayimushyiramo, yamara kuyimushyiramo, ubu ngubu ari gushaka ngo namuhe ibyangombwa byayo, nk'aho ari we wayiguze. Kandi rwose umwana ntako atagize, amwita, yamushyize mu nzu, amuha ibyo kurya, agira ikibazo akagikemura, ariko ubu yamuteje, bari mu buyobozi, ngo namuhe inzu ye, namuhe ibyangombwa byayo. Noneho akarenza ngo namuhe n'indi nzu nayo abamo, ngo nayo ngo niye, ngo ni umutungo yasahuye ngo umuryango. Kubera iki? Ni umuntu w'imyaka 75 hafi 80. Ubwo uwo muntu koko arimo araruhira iki? Mureke dufatikanye kugira dusenyere umugozi umwe. Niba uwo muntu afite icyo kibazo cyo kugira ngo anyaga imitungo y'umwana we, ntabwo ari uvuga ngo ni ibintu yihimbiye, ahubwo ni uburwayi afite. Ni uburwayi afite, kuko ntabwo umuntu yaba afite ubuzima buzima, yaba afite ubwenge bufatika, ajye kubeshya, ajye guteza umwana we leta ngo namuhe imitungo kandi atarayivunikiye. Niyo mpamvu rero tugerageza gukoresha iyi miti kugira ngo ibashe kudufasha, kuko nababwiye ko imiti ibasha kuvura n'ibisazi. Ntabwo ibisazi ari kwirukanka ku gasozi, ntabwo ari kwirukanka mu muhanda. Ashobora no kuguteza abantu gutyo, cyangwa se akifuza ibyawe, ari ibisazi byageze mu mutwe, umutwe udakora neza. Nyuma rero wowe wumva ufite ikibazo mu mutwe wawe, ukumva utumvikana n'abantu, nawe ukoreshe, kuko urarwaye. Niba utumvikana n'abavandimwe bawe, utumvikana n'inshuti n'abavandimwe, utumvikana n'abaturanyi, aho ugatangira ngo dore. Ibyo bintu ntabwo ari byiza. Mureke dufatikanye kugira ngo tubashe kuzahura bene Adamu bazahajwe n'indwara, bazahaje n'inzangano, bazahaje n'amakimbirane. Dufatikanye dukoreshe imiti neza, dufatikanye na leta, kuko leta nayo turayigora cyane. Ibibazo byose ni muri leta, ni muri polisi, ni ugufunga. Iyo ufunga se, iyo ufungisha abantu, cyangwa uhora wumva ko abantu bahora kwa muganga, ntabwo ari ukubaka igihugu, ni ugusenya igihugu. Reka dufatikanye dukoreshe Imana yashyize kuri ubutaka, kuko bifite imbaraga yo guhangana n'ibyo bintu byose bidutesha umutwe, tukabura amahoro. Nitumara gusenyera umugozi umwe, igihugu cyacu kizagira umutekano, imiryango igira umutekano, n'imfungwa zaba nkeya mu magereza. Biriya biryo barya bicaye baryamye, babirye bari babikoreye, kandi duhunike iwacu, kugira duhunike kuri gereza ngo turwara abanyururu. Mureke dukore ibishoboka byose rero, turwanye Satani nawe azaduha ko niwe uduteza ibibazo, ariko n'umushyigikira nawe azagira gute? Azakorera ko ari Satani nyine. Imana idufashe kandi tugire neza, kugira ngo iyi miti mwayibonye turimo turayihamura rwose, kugira ngo ibe yadufasha muri ubu burwayi bwacu. Noneho ubwo tugezaho tuyishyira mu bubiko bwayo, kugira tuyijyane mu rugo, tujye kuyitunganya. Tumara kuyitunganya tuyiha abarwayi nk'uko nabibasobanuriye. Mwahuye na muganga Clement rwose, ubagezaho ibimera iby'Imana yaje kuri ubutaka, bibasha gukiza indwara zose, nk'uko nabibabwiye. Uyu munsi rero twaganiriye ku kimera gifite imbaraga yo guhangamura amarozi y'amoko yose, yaba n'ibisazi. Uyu muti ugakoraho, ukamenagura, ubundi umuntu agasubirana ubuzima buzima. Cyane cyane nko ku bana bata ishuri babatwaye ubwenge, bakunda kubateza ibisazi. Uyu muti rero wakoresha ukagira akamaro, kandi ukagira icyo bita inyungu ku muryango. Munyemerere rero dusubikira aha ngaha, ubundi Imana iduhane umugisha. Ariko ntarasoza, nomero yanjye ni 0782 23 12 87. Reka nyisubire muyumve neza, 0782 23 12 87. Munyemerere rero aya makuru muyasakaze, mwe kugira ayanyu mwenyine, mwe kuyabika,
nuyabika ni icyaha uba uri gukora imbere y'Imana, kuko kuba nabitangaje gutya si uko nabuze ikindi nakora, ni ukugira ngo abantu benshi bamenye uyu muti, kuko hari abari kure, hari abari i Cyangugu, hari abari ahahoze ari za Kibuye, hari abari iburasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru, amajyepfo, umujyi wa Kigali. Munyemerere iyi miti dusakaze amakuru yayo ibashe gufasha abantu bose. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu.